Ijambo ry'umunsi, kuruhukira mu kwizera kw'Imana. Soma Korinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Iyo gahunda zihindutse cyangwa se ubuzima busa naho bugoranye, abantu bakunze kwibaza bati ese Imana yantaye kuki zitasubije amasengesho yanjye? Bibiliya ariko nayo idutera inkunga mu bihe nk'ibi, aho tugomba kwizera ubudahemuka bwa Data. Menya rero yuko Uwiteka Imana yawe ari Imana yizerwa, ari Imana ikomeza isezerano ryayo ndetse n'ubuntu bwayo kugeza mu bisekuru 1000 hamwe kuba yikunda. Amategeko ye iyakurikiza yose uko yakabaye. Soma Gutegeka kwa 7 igice cya 9. Dore none imico 5 y'Imana ituma bino byose bishoboka. Icya mbere, Imana izi byose, bivuze yuko muri byose izi harimo ibyo dukeneye, harimo ibitekerezo, harimo intege nkeya zacu, harimo ibyifuzo by'ubuzima byacu mu bihe bya none, ibyashize ndetse n'ibizaza. Umuco wa kabiri, Uwiteka ashobora byose, kubw'ibyo nta kintu na kimwe gishobora kumugora. Soma Yeremiya igice cya 32 umurongo wa 17. Noneho kandi arahari hose, kubera yuko aba hose icyarimwe, ntabwo ajya dutererana. Ikindi kandi, Data wo mu ijuru ntabwo ashobora kubeshya. Ibyo avuga byose ni ukuri kandi nibyo kwizerwa. Ubwa nyuma, Imana ntabwo ijya ihinduka. Ibihe byacu hamwe n'isi dukikije bisa nkaho bihora bihindagurika uko bwije n'uko bukeye. Umwami ashobora no guhindura uburyo yahisemo gukorana n'abantu mu bisekuru bitandukanye, gusa ariko imico ye ihora ari imwe, ntabwo igihinduka namba. Iyo rero ibyanditse bitubwira yuko Imana ariyo kwizerwa, dushobora kwiringira twizeye ayo masezerano. Nibyo ibintu bishobora kutubabaza, ariko nubwo ibintu bisa nk'ibibabaje cyangwa se biteye agahinda, abizera bashobora kwizera yuko Umwami azi byose, ayobora byose, kandi abigiranye urukundo akaba akora byose ku bw'abana be. Dushobora kuruhuka none dutekanye, tuzi neza yuko Imana itagihinduka kandi ko mu byaremwe byose Imana itwitaho cyane. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba utekereza ko uhamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe, zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye, izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#nemibibleinstitute.com, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.